mubireba gutya hari abagabo batandukanye mu buryo butandukanye n'abakobwa n'inkumi n'abasore nk'uko mubireba nyine bagiye kuba batwakira ngo tugere hakurya urugendo rurerure rutari rworoshye bari kujya batwakira urugendo rutoroshye cyane iminsi iri imbere je suis fierté en tout cas vraiment bien sûr c'est vrai c'est tout uko muri amakuru my name MM MM byari bitese akazuba hari n'umupolisi warashwe mu ndoto mbi nyuma yabwo akagirirwa ubuntu Imana ikamugarura ku isi mu nyongezo none yaravuze ngo ntabwo azongera kuba yahabura. Kwa Jafeti ni igisubizo cyiza ku bakobwa bitegura kurushinga. Hari amavarisi meza ya ruzungu akomeye, bafite amarido meza, bafite amashuka n'amakuvurure, bafite imikeka myiza kandi metero zose mwifuza. Ababyeyi benda kwibaruka New Vision Shop chez Jafeti and Family namwe yabatekerejeho. Bafite ibikoresho byose nkenerwa mukenera mu gihe mwitegura kwibaruka cyangwa se mumaze kwibaruka. Dore yuko bafite amabase meza yo gukarabirizamo abana n'amaberiso meza y'ubwoko bwose yaba manini n'amatoya yo kurazamo abana. Bafite supaneti nziza z'abana zitabahanda, bafite pampers nziza z'imvaburayi zidatwika abana, bafite ibitenge byiza by'ubwoko bwose byabinda abamama bambara bakaberwa, ubabonye wese akabiruka nyuma babaza aho baguriye. Urugendo ni hatari, tugeze nko muri kimwe cya kane. Mu kanya rwose ibintu biraba bimeze neza, ubwo turaba tugeze muri gahunda yo kuba twatangira gushoboka. Nk'uko mubireba iyo uko mubireba nyine amazi uko muyareba nyine urabona umudugudu turiho turimo ni hatari. Nk'uko mubireba hakurya hari n'umupolisi warashwe mu ndoto mbi nyuma yabwo akagirirwa ubuntu Imana ikamugarura ku isi mu nyongezo none yaravuze ngo ntabwo azongera kuba yahabura. Nk'uko mumureba mwamumenye nka Mutezi Oji, ngo hagati aho hari n'andi mazina yandi Cyuma T7, ari kumwe na wundi bita Amerika nk'uko mureba ari inyuma.
ngiye kuba nabagezaho amakuru yose uko agezweho. muri aho mutwakire bari kujya batwakira urugendo rutoroshye cyane iri imbere. Je suis fierté. Vraiment bien sûr c'est vrai c'est tout. Uko muri amakuru. My name MM. MM. Byari bitese. Akazuba. kari fresh turabibona amazi ntabwo byari byoroshye gusa byari byiza cyane. Inyanja hano ndabona ari nziza cyane nk'uko mubireba. Inyanja ni ndende cyane. Ibintu bitari byoroshye. Urugendo nk'uko mubireba nyine turi ku mazi. Ubwo bano batipe bose mubona hano ndagira ngo mbereke bamwe mu bantu bagiye kuba batujyana aho tugomba kuba turuhukiye mu gihe filimi tuzarucingwa mu cyumweru gitaha twaramaze kujyamo neza. Ndagira ngo bibwire njye nk'umunyamakuru mwambonye. Uyu munsi nambaye murambona mutera mukanya ndaba ndi kuri aritari ndabakirira ndi padiri munyiteke. Ariko utudusurenge mutwibagire nitwa filime y'aka kanya kamaze nitunganye kugira ngo nze mbahe amakuru 5 kwa 5 nk'uko mubireba. Abanyamakuru bari bahari, nanjye nk'umuntu wabigize ngo mbahagerere barebere uko ibintu byose byifashe. Hano amafoto barayafotoraga bya hatari kuko twari tuhageze. Abanyamakuru bari benshi cyane batwitegereza. muri aho yo muhungu ngwino hano tukubaze muraturusha iki mwikire mugiye kutwakiriza aka kanya ni ibiki? Hano iwacu nta kintu kibuze, mukomere cyane, mukomere patron. ari icyo kunywa ari icyo kurya muraza rwose. Babohereje ngo muze ngo mututware ahantu tugiye ko twarucingira. Tugiye kubajyana hano mu gahoteli niho tugiye kubanza kubakirira, ibindi biraza gukurikiraho nyuma. Murakoze cyane. Okay, ubwo urabwira iki bana abantu batubonye twambukira inyanja kugeza ku mwaro? Hano niho bita ku mwaro cyangwa aha ni ku mwaro? Hano ni ku mwaro. Borora n'inka nta kibazo rwose. Ndabyumva mufite n'amata. Iwacu zirakamwa. Abanyarwanda cyane aho bari bose harangwa n'inka, bakunda inka cyane. Inka ni nziza rwose, ziduha ifumbire zikaduha amata. Nk'inka tugenda kubanza kuragira inka kugira ngo tujye gukama. Yawe wayeze imari. Yubahwe zirashotse hano zashotse. Ese nk'inka za hano nazo zizi koga? Nawe utamenya koga, inka zose ziba zizi koga rwose. Umushumba waruriragiye izi nka ninde? Ngwino hano umushumba, ngwino tuganire, ngwino tuvuganeho amagambo abiri umushumba. Ngwino umushumba amakuru, ngwino hano tukubaze. Ese niba uragiye izi nka ubwo mukabe baraza baduha amata yazo? Byiza cyane. Kore se izi nka zibasha kuba zajya mu mazi nazo zikoga? Ese akamukira kugera hapo iki bikora cyane ni iyi muzaje kuragirwa ari zitaha ipi cyangwa ese kiganzemo kandi iri kuyanywa. Ubu abantu ntabwo bayavoma ngo bayanywe nanone, ariko ni umuti nawo,
birahaka ikamwa muri zo ni iyihe zirebyiri ibi ntabwo ari ibintu bibi kunywa iki ngiki bakita igiki ikirondwe umuntu buriya ari cyamufatiraho kikamurya kirya inka tukice maze umukamo kuko cyayiriye amaraso menshi inka rero ni nziza cyane bayita ngo iki nyambumbe 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 itanga umukamo mwinshi birumvikana ni inka nziza cyane imaze nk'igihe kingana iki ibyaye amezi ane ubu ushatse nko kongera kujya kuyimisha nanone cyangwa ziteze intanga naho yari ubu murateganya amezi ane ibyaye ihita yimana ako kanya nani nziza nkuko mubireba rero tugeze muri twasanze abanyarwanda tuziranye ahangaha ibintu ni neza abanyamakuru bari bahari ibintu byari byiza cyane ubwo noneho hagati aho umunyamakuru muraho neza namwe muri abanyarwanda inaha ndabona mufite n'amata natwe n'abasaza twahabonye ahantu heza cyane Fata ifoto utaza mu mwana. Nziza cyane. Nani nziza cyane. None se aha ngaha hose naho ibirundu biba byaririye? Niho byaririye. Uyu nguyu ni wo muri New Vision Shop chez Jafet and Family banga umwanda bakunda isuku ni nayo mpamvu babazaniye pubere z'amoko yose zaba inini n'intoya ndetse na za zindi mushobora kubikamo imyenda yashaje mukayitandukanya n'imishya ukeneye kubavugisha wabariza kuri nimero zikurikira 072817 ushobora kumwandikira kuri WhatsApp 0788966501 New Vision Shop chez Jafet and Family isoko y'ubumwe bw'abakiriya umurava mu bantu bose ubunyangamugayo n'urukundo nimuze tubaha ibyo mukeneye byose ku giciro muto